Murakaza neza nanone kuri Melo Gabo Official. Uyu munsi tugiye gutangira igitabo gishya kandi gikomeye cyane mu by'ubukungu. Ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi ukomeye kandi uzi byinshi ku bukungu. Iki gitabo umwanditsi yacyise ngo ndakwigisha kuba umukire. Iki gitabo ntabwo kivuga uburyo bwo kuba umukire mu ijoro rimwe cyangwa amayeri yo gushaka amafaranga byihuse, ahubwo kivuga uburyo umuntu usanzwe cyane cyane urubyiruko yakwiyubakira ubuzima bwiza bw'imari buhoro buhoro ariko mu buryo burambye. Ni igitabo cyigisha uko wakoresha amafaranga neza, uko wazigama, uko wakwirinda amadeni mabi, uko wakongera amafaranga yawe ndetse n'uko watangira gushora imari hakiri kare. Hari abantu benshi batekereza ko kuba umukire bisaba kuba waravutse mu muryango ukize cyangwa kugira amahirwe adasanzwe mu buzima. Ariko muri iki gitabo umwanditsi agaragaza ko ikintu cy'ingenzi atari amafaranga menshi ufite uyu munsi, ahubwo ari uburyo uyacunga ndetse n'imyitwarire yawe ku mafaranga. Uno munsi tugiye guhera kuri shapitire ya mbere y'iki gitabo. Muri iyi shapitire umwanditsi atangira agaragaza ibintu byinshi abantu bakora nabi ku mafaranga yabo. Niba uri urubyiruko ushaka kwiga uko wakubaka ahazaza hawe, niba ushaka guhagarika gukoresha amafaranga nabi, niba ushaka kugira disipline mu mafaranga cyangwa ushaka gutangira urugendo rwo kugera ku mudendezo w'amafaranga, iyi video ni iyawe. Muri iyi shapitire umwanditsi atangira avuga ku kintu abantu benshi badaha agaciro ariko gifite imbaraga zikomeye cyane ku buzima bw'imari. Avuga uburyo dukoresha amafaranga yacu buri munsi. Avuga ko ikibazo abantu benshi bafite atari uko badafite amafaranga menshi ahagije, ahubwo ari uko batazi ko bayacunga neza. Hari abantu bakora cyane bakabona amafaranga menshi ariko agashira mu gihe gito. Impamvu si uko amafaranga yabo aba ari make, ahubwo ni uburyo bayakoresha. Umwanditsi avuga ko kimwe mu bintu bibi cyane umuntu ashobora gukora ari ukubaho ubuzima burenze ubushobozi bwe. Hari abantu benshi bashaka kugaragara neza imbere y'abandi, akagura ibintu bihenze. Umuntu akagura telefone ihenze, imyenda ihenze cyangwa ibintu bidakenewe kugira ngo abandi bamubone nk'umuntu uteye imbere. Ariko mu by'ukuri ugasanga afite ibibazo by'amadeni menshi ndetse afite n'igitutu cy'amafaranga. Avuga ko abantu benshi bagura ibintu kugira bashimishe abandi aho kwitekerezaho ubwabo, kandi ibyo bituma umuntu ahora mu bibazo by'amafaranga. Aha niho umwanditsi atanga isomo rikomeye cyane nko gukoresha amafaranga yawe ushaka gushimisha abandi bantu. Ni ibintu bikomeye cyane cyane ku rubyiruko. Hari igihe umuntu ashaka kugaragara neza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa imbere y'inshuti ze, ariko mu by'ukuri mu buzima bwe afite ibibazo by'amafaranga ndetse n'amadeni menshi. Umwanditsi yigisha ko umuntu agomba kubaho afite amateka meza ku mafaranga hakiri kare. Nubwo umuntu yaba adafite amafaranga menshi, ariko disipline yo gucunga amafaranga ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu avuga ko umuntu agomba kwiga gucunga amafaranga neza, kuyakoresha neza ndetse no gushora imari hakiri kare. Umwanditsi agaragaza amakosa akunze gukorwa cyane. Ikosa rya mbere, kutamenya amafaranga umuntu yinjije n'ayakoresheje. Hari abantu benshi batazi neza amafaranga yabo ajya, ugasanga umuntu ashize igihe runaka atazi amafaranga yagiye ndetse atazi n'icyo yakoresheje. Niyo mpamvu umwanditsi avuga ko umuntu akwiye gukurikirana amafaranga ye. Ugomba kumenya amafaranga winjiza, ayo ukoresha ndetse n'ibintu utanga amafaranga menshi, ukanamenya ibyo ukwiye kugabanya. Irindi kosa rya kabiri, gukoresha amafaranga kubera amarangamutima. Hari igihe umuntu ashobora kuba ababaye cyangwa afite stress agahita ajya kugura ibintu kugira ngo yumve ameze neza, ariko icyo gihe aba ari gukoresha amarangamutima akoresha ubwenge. Umwanditsi avuga ko amafaranga adakwiye kugenzurwa n'amarangamutima, agomba kugira gahunda nziza ndetse n'amategeko yawe ku mafaranga. Irindi kosa rya gatatu, kudateganyiriza ejo hazaza. Urubyiruko rwinshi ruravuga ruti nzazigama amafaranga nyuma, nzashora imari nimba mukuru, nzita ku mafaranga yanjye nyuma. Ariko umwanditsi avuga ko igihe cyiza cyo gutangira kwibaka mu by'imari ari uyu munsi. Nubwo watangiza amafaranga make cyane, disipline yo gutangira kare ni ingenzi kurusha gutegereza igihe uzabona amafaranga menshi. Umwanditsi avuga ko utagomba gutegereza ikintu kigutera kwizigama. Avuga ko ugomba guhora wizigama ndetse niba watangira ku mafaranga make, ariko ugahora wizigama, ukagira amafaranga wizigama ndetse n'ayo ushora kugira ngo ajye ahora akungukira andi. Umwanditsi avuga ko hari abantu batekereza ko kuvuga ku mafaranga cyangwa gushaka kuba umukire ari ikintu kibi, ariko avuga ko amafaranga ari igikoresho. Amafaranga ashobora kugufasha kubaho neza, gufasha umuryango wawe, kugufasha gukora ibyo ukunda, kugabanya stress
ndetse no gufasha kugira umudendezo mu by'amafaranga. Ikibazo si amafaranga, ikibazo ni uburyo abantu bayakoresha. Ikindi kintu gikomeye muri chapitre ni uko umwanditsi avuga ko umuntu adakwiye gutegereza kuba umukire kugira ngo atangire gucunga amafaranga neza. Niba ufite amafaranga make, ushobora kwizigama, ushobora kwirinda amadeni mabi, ushobora gukoresha ingengo y'imari, ndetse ushobora no gutangira kwiyubaka. Abantu benshi baravuga bati nintangira kubona amafaranga menshi nibwo nzatangira kwizigama. Ariko umwanditsi avuga ko umuntu udashoboye gucunga amafaranga make adashobora no gucunga amafaranga menshi. Isomo rikomeye cyane ni iri: kugira ubuzima bwiza mu by'imari ntabwo bishingira ku kuba umuhanga ukomeye cyane cyangwa kugira amahirwe. Bishingira ku mico myiza ufite ndetse no gucunga amafaranga ya buri munsi. Ibintu umuntu agomba gukora buri munsi ku mafaranga: ugomba kwirinda gukoresha amafaranga nabi, kwizigama, ugatekereza mbere yo kugura ikintu runaka, ugakoresha ingengo y'imari, kandi ntukoreshe amarangamutima. Ikindi, ugomba gutangira hakiri kare. Ibyo ni byo byubaka ahazaza hawe heza. Iyi chapitre itwigisha ko amafaranga atagomba kutugenzura, ntabwo nitwe tugomba kuyagenzura. Itwigisha ko discipline dushyira amafaranga yacu uyu munsi bishobora guhindura ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Mu gusoza iki gice, hari ikintu gikomeye ugomba kwibuka. Ntabwo kuba umukire bitangira ku kugira amafaranga menshi cyangwa akazi gahemba amafaranga menshi. Bitangira ku buryo utekereza no ku myanzuro ufata buri munsi ku mafaranga yawe. Iki gitabo kitwigisha ko abantu benshi baguma mu bibazo by'amafaranga atari uko badafite ubushobozi, ahubwo ari uko batagira gahunda nziza ku mafaranga yabo. Twabonye ko hari amasomo 5 akomeye cyane ashobora guhindura ubuzima bwawe: kwirinda gukoresha amafaranga nabi, kugira discipline, gutangira kwizigama hakiri kare, kutabaho ushaka gushimisha abandi, ndetse no kubaka imico myiza ku mafaranga. Kandi ikintu gikomeye ni uko ubukire nyabwo butuba ku munsi umwe, kubakwa buhoro buhoro, ndetse bunubakwa n'imyanzuro ufata buri munsi igendanye n'ahazaza hawe. Iyo umuntu atangiye gukoresha ingengo y'imari, akazigama amafaranga nubwo yaba ari make, akirinda amadeni mabi, ndetse agatekereza kuri ejo hazaza he, aba atangiye urugendo rwo kuba umukire nubwo amafaranga yaba ataraba menshi. Hari abantu benshi batekereza ko umudendezo w'amafaranga ari byo bafite amahirwe gusa, ariko ukuri ni uko umuntu wese ufite discipline n'ubumenyi ashobora kwiyubakira ubuzima bwiza bw'imari. Iyo utangiye kare nibwo ufite amahirwe menshi yo kugera kure. Ntukemere ko amafaranga akugenzura, wige kuyagenzura, kandi ntukabeho gushimisha abantu. Ntukabeho gukoresha amafaranga yose winjije. Tekereza ku hazaza hawe, utekereze ku buzima ushaka kubamo mu myaka iri imbere. Kandi wibuke ko abantu b'abakire ntabwo batangiye ku mafaranga menshi, ahubwo batangiye bafite imitekerereze myiza ku mafaranga. Niba wigiye byinshi muri iki gitabo, kanda like, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse unayisangize n'abandi. Murakoze.